reka nkushimire wowe rero tukiri kumwe rwose muri aka kanya ibyacu byo murabizi ko ari amakuru meki turi ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu myaka yabanje nk'iyi ngiyi hari ibyaranze uyu munsi mu mateka. rwose tariki 27 Kamena no munsi w'178 mu minsi igize umwaka akaba hasigaye 187 ngo ugere ku musozo. Hari ibintu bimwe na bimwe byagiye biranga rero itariki mu mateka n'ubundi ubwo iyo yangenga bihegira bora rwose. Mu mwaka w'1894 mu Faransa Perezida wa Repubulika Jacques Casimir Perier yatangiye kuyobora iki gihugu. Umunsi rero nk'uyu mu 1973 Juan Maria Bernabari yakorewe kudeta muri Irigwe. Umunsi nk'uyu rero mu 1977 nibwo Djibouti yabonye ubwigenge bukuye ku Bafaransa. Umunsi rero nk'uyu mu 1981 Penny Sovan yagizwe minisitiri w'intebe wa Cambodia. Umunsi rero nk'uyu mu 1995 Hamad Ben Khalifa Al Thani yabaye umuyobozi wa Qatar. Umunsi nk'uyu rero mu 2007 ubushakashatsi bwakizwe ahagaragara bwemeje ko bw'ukumisha imigogo y'abami ba Misiri bwavumbuwe mu 1993 ari umurambo wavumbuye wari uw'umwamikazi wa Misiri Hatshepsut. Umunsi nk'uyu rero mu 2008 nibwo Bill Gates yashinze icyo bita Melinda Gates Foundation, akaba ari umuryango mpuzamahanga witera inkunga ibintu bitandukanye ubuvuzi cyane abantu barabizi ko nyibira bitaro bya Rwinkwavu hari ukuntu bifitanye partnership yego jamenamo cyane. Umunsi rero nk'uyu mu 2011 nibwo akanama gashinzwe amahoro ku isi kataye umwanzuro w'1990 ufata imyanzuro kuri Sudani ku bibazo by'umutekano byarimo kuhabera. Umunsi rero nk'uyu hari hashyizwe ku mugaragaro none icyemezo 2052 akanama karoni gashinzwe amahoro ku isi kavuga rero kuri raporo hagati ya Israel na Palestine. Ndetse kuza raporo n'ubundi zihora buri munsi zikorwa bira bihugu ntago bizapfa kuzabana neza rwose hatari haba leta ebyiri. Umunsi nk'uyu mu 1862 havutse Louis wa karindwi akaba umwami w'Ubufaransa wayoboye iki gihugu guhera mu 1898 kugera mu 1915. Umunsi nk'uyu rero none mu 1950 Charles wa cyenda umwami w'Ubufaransa wayoboye iki gihugu kuva mu 1956 kugeza mu 1974 nibwo yavutse. Umunsi rero nk'uyu mu 1910 Pierre Joubert akaba umwanditsi w'inkuru z'amashusho bande dessinée français nibwo yavutse. Umunsi nk'uyu rero ari nabitabye Imana. Umunsi nk'uyu mu 1920 Rodolphe Basile Rutier umwanditsi mu ndimi n'umucamanza ukomoka muri Canada nibwo yitabye Imana. Uyu munsi kandi mu 1994 nibwo imodoka zirenga 100 z'Abafaransa mu byitwa Operation Turquoise zageze mu Bisesero. Umunsi rero nk'uyu hari abantu bitwa ba Cyril rwose hari amafoza baduheraho ngaho ariko hari amafoza hakaza n'umufotografe umwe mu bambere mu Rwanda bita Cyril Ndegeya ndamuzi gafotoza kamejeje afotorera na Rwanda ariko yari kwa kuntu ujibona yikaraga dari kirere barani Cyril irani tachi ibyo nibyo ngibyo rero ubwo abazi nabo batagatifu uyu munsi barahari baza kugira nyine umunsi mwiza. Ngaye nguko rero nkuko twari twabivuze mu kanya gashize ubwo twasomaga amakuru, abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC bagaragaje ko ngo batumva impamvu urwego rushinzwe guteza imbere imiturire rugikodesha inzu zo gukoreramo ngo kandi ngo hari izindi hirya no hino mu gihugu zidakodeshwa. Reka dupfundikiraho Rwanda Housing Authority mpamya ko nahari abakorera ashobora kuba nabo bahakodesha. Byose byagutangaza kubera iki aba babyeyi uri muri iki kigo bakomeza kureba ibintu kuba babivuze
paka yabivuze ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ubu paka ijya kubivuga hashize igihe kinini bakora ubugenzuzi kugira ngo batange ibinoze. Erega paka ikunda kugendera ku myanzuro ya Auditor General cyangwa se Auditor General ushinzwe nyine kugenzura imari ya leta. Inshuro nyinshi nizo raporo bagenderaho, noneho bakagendana ku madesante cyangwa kwa kundi nabo bagenda bakigira kuri za tele kujya kumenya amakuru y'ukuntu ibintu bimeze. Ibi bintu ni nk'uko wasiga ku makiga ugasiga utetse ugahita ujya muri restaurant, kandi utetse wanahishije biparitse biri aho ngaho, ugahita ufata inzira bigipfundikiye ugahita ujya muri restaurant. Inzu za leta zirahari zidafite ikintu zirimo, zirahari nyinshi, n'imodoka za leta wari wabona nk'ahantu ukabona muri parikingi ukabona nk'ibimodoka byapfuye ukuntu bingana. Najyaga mbibona kuri kaminuza butari ukuntu byabaga byuzuye nyine ibintu bya leta, akabona intebe yavunitse akaguru kamwe kugira ngo isudirizwe bagahita bajugunya hariya nyine bikitwa ibya leta, kandi leta ni ikintu kiri abstract, ntabwo leta ibaho, ni abantu nyine, kuko n'ubundi nubijugunya n'ubundi umusoro uzatanga niwe uzagura ibindi. Kuba rero Rwanda Housing nk'ikigo gishinzwe kumenya aho ibigo bya leta bikorera, gishinzwe nyine by'inyubako za leta n'ibiki na za transport, kuba bashobora kutamenya ahari ayo mazu, cyangwa ntabwo bavuga ko batahazi, barazizi ko zihari za leta ko nibo bazishinzwe. Ariko kubona ikigo cya leta kigenda kikajya mu gitaje kingana umusozi, ubizi ko badashobora kuyuzura byanga bikunda, nicyo gitangaje. Ibigo bibiri ntibishobora gukorera ahantu hamwe, byabuzwa n'iki se? Cya bitatu semeni ubumwe, si ministeri, nta bigo bishamikiye yose bikoreramo birahari. Reka dufata urugero rwa hefi y'irura, nta bindi bigo bya leta byagiye muri iki kizi. Iyi nyubako irangana iki? Bayuzura se? Reko ni nini pe, ni rwose. Iyi nzu bayuzura kuko imwe yakoreragamo mu Kiyovu ntabwo yanganaga iri, kandi ntabwo nzi ko wenda bongeye abandi bakoze. None se kuvuga ngo niyo babongera, kuvuga ngo minisiteri ari gahunda ubundi yize ko Rwanda Revenue ntikodesha se? Ibintu bumva kumva oya nikodesha kira kizu kira cya Sonatibe ni yabo se barayikodesha. Impamvu rero zituma abantu banga bakomeza gukodesha ni injawuro baba bashakamo, ni injya uwashaka gutekereza mu wamugane wo wagutse wavuga ko bishobora guterwa n'impamvu ebyiri cyangwa eshatu. Icya mbere ni kope bashobora kujyana na banyiramazu, aho ni naho ruzingiye, ibindi byose ikindi wasanga n'izo nzu ari izabo. Yego, nyinshi bakoramo ugasanga ni izabo, bikajya biva mu mufuka w'ishati ujya mu bifata cyane, wakumufuka w'imbere ukajya kuwinyuma. Ntabwo ibyo bintu wakumva ukuntu hari ibigo bya leta bizajya gukodesha, hari inzu za leta zidakoreshwa. Icyo ni ikibazo, kuki batazikoreramo? Igituma zikoreramo nuramukore mu ya leta se uzabona. Niba wenda dufata urugero, inzu irakodeshwa $30,000 buri kwezi, hari igihe bavugana ati nzajya mwavene, niba ushaka bikaba nakenze. Rega ikode birakomeye, nzajya nkwakenze. Hari inzu muri Kigali urenze furo ya kangahe nyine utangiye kugera mu zo hejuru, abakiriya ntiwababona. hari n'izo zivuza imyaka na Nyagateke zuzuye imahanga mu duce hejuru nta duhari, hari n'abashyiramo za aparitoma z'abantu bakajya kwiberamo kuri make cyane. N'ubundi mubikore abantu bafite izi nzu mufite hejuru nta bantu barimo, muhindure imyumvire, mushyiremo ubwiherero abantu bajyemo habemo tugeto, ushyiremo tugeto tworoheje icyumba na saro, abantu babemo mw'abantu mwereka ko nta kundi kuntu byagenda. Rero niba bigaragara ko ibintu by'ikode ari danje, kuba umuntu mwavugana muri tarana ukajya umuha muri 10 wenda 12 nawe ugafata 18, ntabwo bije byabo. Izo kope nk'izo n'izabo rega desemu n'aba bakodesha imodoka. Kiko cya leta gifite umuntu ushinzwe kubakodeshereza imodoka, kandi leta hari zabahaye ikanabaha ramusamu, ariko bavuga ngo bagiye kuri tele bagakodesha ivigo ngo iza kuza kubatwara kuri ikodeshwa ngahe desi. Niba ari iminsi 3 iri mu mareyo, ubwo sisi aragiye tayari. Ariko buri iyo wavuze tele ikunda kumara icyumweru, tele yabundi bari icyumweru urimo kumva desi ubwo iminsi 5 miliyoni kabira miliyoni bigiye, ubwo so wagiye kuri tele niba yo bari nka magana cyane abagenda bigiye igenda ari umukonsulita. Rega ntushobora kuvuga ko ibyo byose babikora batabibona. Ntabwo wambwira ukuntu ikigo cya leta cyabura ahantu gikorera kikagomba kujya gukodesha leta ari imwe, kandi umuturage ari we mukorera, niko byitwa da. Leta ari hari abadakorera abaturage, hari abayikorera bo ku giti cyabo ahubwo. Kandi icyiza cyo mu Rwanda nyine bamugana
so kugenda se bakubaza ati bimeze bite tuti wasanga hari ikibazo nyine ariko turaza kubikurikirana si birangira uko none se birangirira none se abitabye paka babazwa abayaragarujwe se ngiye birana neza nahanga babaza iby'ameza imeze kuri miliyoni na 200 ipoto ry'amashanyarazi ryaguraga ngahe ryo nta muntu warebye bavuga imodoka inywa toni 100 imodoka igifaru kiriya cyo muri RB byarangiriye ahubwo ukagira ngo no kugira ngo abaturage banza abaturage barabyumva ahubwo bakumva ari bo barimo kubabariramo kuko aravuga ati umuturage yashese imisoro erega buri abo umusoro abe na rega buriya n'igihugu nguzanyo gifashe nta handi kizazikura gukuramo nyine n'ubundi uzarangira ari we uzishi ariko kuvuga ngo igihugu kirimo kirafata amafaranga kigatakaza amafaranga hejuru y'ikintu cyakabaye kiboneka abarimo akantu kanisabira ababyeyi amafaranga baba bagaragaza ko yabuze abantu b'abayobozi mujye muyababyaza nibo batagaruje nta n'icyo byabimara kuko n'ubundi kubitubwira ko yabuze bikanarangira nta n'igikozwe ibyo bintu ntacyo bituma ari ingano bakazigumamo inshingano umuntu azigumyemo ahubwo akaba yabana promoted niba hari ahantu bayashyira kugira ngo birusheho kugenda ari n'igihe bwa bareba atarikoze nk'ubu nk'aho muravuga ibiki mpanavuga n'igendere abantu cyangwa se ati turacyakomeza kugerageza abakozi bacu hari ibyo batari bamenya turaza kubashakira amahugurwa ubundi muri yari gora amahugurwa y'ibyumweru kugira ngo abakozi bigishe indi system bigishe gukoresha Word na Excel cyane amahugurwa y'icyumweru muri hoteli ifite umva da tarimo hari umuntu nzi utajya ugenda mu modoka itarimo AC ariko ibyo babyigira kanga ariko namubwiye ntibyihorere shaho nubona nuza yuriye igiti ujye umenya ko yuriye umva hari igihe bizaba ngombwa ahubwo uretse nidafite AC niyo bamanurikiraho bakaraga manovere byange ibyo bibaho ariko icyo tuba turimo tuvuga hano iyi paka ntago yavuga ibi bintu itagize bifite fact bifite fact kandi bihangayikishije cyane ariko kuba mubivuga bihangayikishije ariko se nyuma yo kubivuga birahakurikiraho iki biba birangiriye aho nyine numva ngo bivuye kwa Dr. General bije muri paka bivuye muri paka kandi buriya baba batumije izindi nzego ariko bikunda kurangirira aho ngaho birangiriraho kuki se byakomeza kurangiriraho kuki atagaruzwa ubugenzacyaha baba bukwiriye guhita buzamo hari ikigo nshaka ko bazashyiraho n'ubusabe hari igishinzwe gutahura baragishyizeho niba ari ngo Rwanda Financial kiyagarura oya nicyo gikora nk'ubutasi mu by'imari wenda ndabyemera kizayagarura gishobora gufasha mu bintu byo kurwanya ibintu byeza ndonye n'ibintu nk'ibyo yeza ndonye ntiwayirwanya biragoye ariko abantu bajya gutamira ikintu gifatika haba harimo network ifatika oya jewe icyo nashakaga nuvuga ngo urabona iyo umuntu arimo mo cash den hari abantu bishyuza na kiriya kigo abashinzwe kwishyuza niba ari miliyari zingahe zagiye nka wa wundi wo muri football noneho byaranarangiye n'inkuru yararangiye wundi muri aperi wari wubatse villa byararangiye rane yakigera ntibyaravuzwe byararangiye sibyo habeho ikigo cyangwa urwego nk'urwo rushinzwe kujya kwishyuza ntabyo kugira ngo kureba ngo niba ruswa idatangwa ntabyo muzavumbura rwose reka duhere kuri aba bene data bo mu muhanda abapolisi uzayibuza ko yirya gute ntabwo bazoro bafite abana ba mobile money baraho arayishyira nuko hari ibintu bitakunda umuntu wabiguyemo n'ibigwi nuko yariye make niyo mpamvu yafashe abari igiturire cyinshi ntabwo wabafata ntumbishe ushize twavuze ahangaha wahaye komanda duhumbi tungahe senkani banza senkani ntabwo senkani baragufata senkani saravugira kireka yongeraho zero kuko ntabwo icyo gihe yari burya wenyine barahuzahuza ubwo rero ino bintu rwose kutubwira ko mwayabonye ko yanyerejwe ariko ntagaruzwe ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye cyane ushaka uburyo ki yajya agaruka yanyereye nibyo ariko muyabaryoza agaruke uramutse urebye ukuntu mu Rwanda imitungo inabarurwa niyo wayandika ku bundi muntu bashatse ari abantu bazi gukurikirana babimenya ibyo uvuga nibyo babimenya rwose batabimenye urambwira ngo niba yamwanditseho ukandika wenda kuri mukuru wawe wavuga ko gute ko umuntu wenda udafite ikintu kifatika kizwa abamo ari we ugiye akaba afite amafamu avuze ubu akaba afite inganda akaba afite ibiki ibyo bisaba ubwenge mu butasi bukomeye ugira ngo ni ibintu byoroshye cyane kubimenya ukaba wamenya ukuntu ibintu nk'ibyo bigaruzwa icyo kigo rero mugishyireho mwababyeyi mwe kishinzwe kwishyuza
kuko amafaranga yanyereye yagiye baragenda bagatekinika ugasanga bamugana intebe pipitre imwe iragura 100,000 none ugasanga imodoka ngira imiranywa ngo essence Sipre yakoze pipitre banza bayikuye muri Zambia niyo yazana indege cyangwa bayikoreye ku mutwe ntabwo yagura amafaranga angana gutyo mw'abantu mujye arega hari n'ukuntu wiba ukareba n'ukuntu ubigenza abatekinitse babuza bagakanda bakabura aho biba ubushize kandi i Rwanda Housing bigeze ku banavuga hari muri Butare hari ibikorwa remezo byinshi bya kaminuza bavugaga bidakoreshwa bavuga ikitwa ari ikizu cyaba cyitwa Théâtre de Verdure hari n'ibindi bizu bindi hina yitwa kaminuza ukabona arimo kugenda senyuka gusa ariko nta kindi kinakoreshwa ubona nyine asa nk'ayirengagijwe kandi hari icyambere hari abanyeshuri babuze aho baba bashobora kubakorera mu macumbi nyine ntihashobora kubura ikintu gikorwa cya leta cyangwa akagira n'ibyo bigo by'ubushakashatsi cyangwa by'iki bakareka bwa bushakashatsi bwabo bwa feke bakagira nk'ikigo cy'ubushakashatsi wenda ku buhinzi tugire nk'urugero ariko ntabwo bishobora gupfa kugira bazavuga bati ubwo niba ari ikindi kigo tugiye gukora dutangire twubake bundi bushya wenda kizajya kurangira ayacu avuyemo cyangwa se reka dukodeshe tuvugane n'umupango nyine n'abazaza gupanga n'uwo tuzapangaho nako tuvugane na landlord uko tuzajya tubinoza n'undi agafaranga kazajya kaza nka kwa kundi bijya bigena muri football cyane ntuzi ko sari abakinnyi basinyira miliyoni 40 azabona nka zingahe izindi enye zonyine mu rutirigo ariko se ibyanga none bashaka undi Yesu uzayabona wabayora ati yari nta kundi nyine ukemera kubera ko nta bundi buryo wabigenza uko kwihangana nyine bakakutapfuna ubwo rero ibi bigo mw'abantu mwe murebe ukuntu mubigenza amafaranga aratikira yego ariko kugaruka kwayo n'ubundi kujya mutubwira ko yagiye ntitubone yagarutse nta kintu byatumarira ntacyo mushaka ukuntu mubinoza rero kandi murabishoboye turabizi n'izo nzego zigiye zihari cyaza bisaba nuko gukora just gukora nuko nguko bimeze ubwo nabandi bose mwumva ibyo mukaba murebwa n'iki gikorwa kigiye kujyaho cyo kugaruza izo sente ziba zagiye mukore vuba mugere munyarutse kuko buryo muturage tureko ko yahora ku isonga ntabe ku isonga y'ururimi ajye ku isonga rya nyaryo yego amakuru yo arahari ku bwinshi nahoze mbona ngo abahanga ngo batangiye gukora ADN mpimbano z'abantu aba ni abahanga hari ikintu artificial intelligence itazakora ntacyo ubwenge buhangano nta kintu butazakora nuvuga ngo ndangasano bakajya badukora none bakaba babihimba bakagaragaza ko wenda abantu bafitanye isano ntayo uribuka nkubwira ko hariya yo kuri Rwanda Forensic Institute abantu amakuru menshi bavuga ariko ari muri shyushyushyu iyo usanga wowe n'umugore mu bana bakaba babimenye kuko mu byo batuma niyo attestation de mariage barayigusaba mwagiye gupimisha nk'umwana iyo basanze muyifite nyine mu bana aho kugera bateze polemique bashaka kubabwira ati umwana n'uwanyu niyo yaba ari udasengwa azakoza ameze nk'umumetisi kandi ari wowe ari n'umugore wawe nta n'umuzungu n'umwe urimo ugahita umenya ko nyine biriya bintu rero nibyo twavuga hari abantu benshi babijyamo bakajya kwitesha umutwe w'ubusa biba ni nka wa mugabo twavugaga yajyaga ugiye kumviriza nawe yararwishyiriye ari ibintu bitangombwa ubundi uko nabimenye ukanabyihorera uko ukomeza wumvise barimo kumutacana akora hiki ujya wenyine rero nabyo ikigaragara bashobora kuba yaramurwanyije n'undi nawe akitabara ukibaza uti iyo funi yarayikuye he yagenze gute ntabwo biba byoroshye ubwo ikindi wamenya nuko ngo ni amakuru nyine agiye agezweho nonaha u Rwanda na Azerbaijan ngo basinye amasezerano y'ubufatanye bize ko twari twabivuzeho mu cyumweru gishize Azerbaijan bino bihugu byose byo muri turiya duce ni bihugu cyane cyane muri buno muri Aziya y'uburasirazuba cyangwa se n'uburasirazuba bw'Uburayi biriya bihugu
ni ibihugu biri strategique mushobora gukorana partnership nta na menshi bagira ntibashobora ntago ari kimwe no gukorana n'ababiligi n'abafaransa nubwo nabonaga Qatar ministre w'abanye n'amahanga yatangaza ko ngo batangije gahunda yo kongera guhuza u Rwanda ngo n'ububirigi nyuma yo ko ababiligi babonye ko bakandiye ku Rwanda bikanga kugira ngo baruborehe influence muri kano karere bwabyo nabo bazi ko nta kintu byabafasha babwiye Qatar ko bashaka ibahuza n'u Rwanda ko babonye Qatar ari umufatanyabikorwa w'u Rwanda wa hafi ngo rero no kuzareba uko bizagenda. Ese tugera hano muri Kongo ibiganiro bya Obasanjo na Tshisekedi nta kintu wamenye byavuyemo ibiganiro bya Tshisekedi rero na Olusegun Obasanjo byaje bikurikirana ubundi byari yageranye na Perezida Kagame rero nk'umuntu nanone uri muri ba bantu bashyizweho na Afurika yunze ubumwe mu bufatanye nyine Afurika yunze ubumwe kugira ngo abe yaba mu bahuza ni umuntu ugomba kubanza kumva impande zombi akandi akoze timing nziza ahuye nabo abanze kumva impumeko yabo mu gihe uyu munsi mu kanya saa 7 n'igice ku isaha ya Washington Ambassadeur Olivier Jean Patrick Nduhungire Minisitiri na Kayikwamba Teresa Wagineye baza gusinya aya masezerano rero aya masezerano ikindi ikigaragara ko bino bintu bwabyo birimo abantu byo kutavugaho rumwe mu bintu byatangajwe mbere na Mossad Boros intumwa ya Perezida Trump muri kano gace ntago bizatangaza ibintu byo kuvuga ngo RDF ive hariya ariko se nose biraba bikuye leta ya Kongo buri munsi na tweet ya Tina Salama heruka umuvugizi wa Tshisekedi avuga ko ngo bagomba gushyira akadomo ku ntambara iri hagati ngo y'u Rwanda na Kongo noneho nejo mu kiganiro n'umunyamakuru Perezida Tshisekedi yaravuze ati Trump nabasha guhagarika iyi ntambara itumaze imyaka irenga 30 nanjye nzatora mubazamushakira igihembo cya Nobel abantu bakibaza bati se mu batanga Nobel arimo se azamutora tese kuvuga ngo iyo ntambara ni intambara ya Kongo ntago ari intambara y'u Rwanda igituma ruba implikemo nuko rufitemo nabwo umutwe w'iterabwoba rugomba kumunitaringa uko imikorere yabo rero kugira kwa Obasanjo urimo kumva ni timing nziza ubwo nawe atwaye indi package ava mu Rwanda ajya hariya ubwo ubushize Nduhungire na Kayikwamba basinyana nawe wabonye ko Obasanjo yari ahari Univa nabo bashobora kuba nawe yafashe rutemindege nawe akaba yazamutseyo cyane wenda muri iyi weekend tuzakurikirana ayo makuru bura kwa mbere tuzatubwira abantu byari bihari muri ayo masezerano ariko ikigaragara cyo ibintu bya Kongo n'u Rwanda ni ikibazo kidakeneye impapuro cyane ni ikibazo gishaka icyo bita political will byonyine kuko ntago Trump ari buzazana amahoro mu karere ko nta munyamerika birimo kugiraho ingaruka ariko abaturage kuba Kongo harimo kira kibazo hari abanyarwanda bafite famille zirenga 100 na byo se barenga mu 100 abandi barashwe na bya bisasu byabo barashe hari abishwe na za FDL zivuye hari abaturage ari impunzi zuzuye mu Rwanda rwo ni icyo bita shock absorber rwo ingaruka z'ibibazo biri muri Kongo birugeraho direct ako kanya rero kuba u Rwanda na Kongo badashobora bivuga ngo byakemu cya Washington amasezerano buri abantu barasinya muri politike twagiye tubibona twarayabonye amasezerano ya muri kiriya gihe cy'intambara ya Sierra Leone yarananiranye batumiraga Fodé Sango akagira ibyo asinyagira agahita avuga ati ibi ni ibiki Habyarimana nawe yayise ibipapuro ati bira nibiki amasezerano nibiki ikintu amasezerano kibazo si zuba ngo hasinye kuko birimo kuvuga ko na nyuma y'uko Nduhungire avayo na Kayikwamba na Perezida Kagame na Tshisekedi nabo bagomba kuzajya ariko ikibazo kikavuga ngo Washington ifite umuti kibisubizo ni no ntago definitely no kuko barimo kuntu nyine bajya nkuko wenda basabye agahenge hagati ya Iran na Israel baragwenda karimo karubahirizwamo ariko se intambara yarangiye ikibazo bafitanye se kirarangiye no ntabwo cyarangiye kuko n'ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo M23 mu gihe gihari Kongo ntizabona neza u Rwanda kandi mu gihe FDL iri hari na M23 ntizabura kubaho ubwo rero ibyo bintu nicyo kibazo kigomba kwigwaho ku rwego rufatika mu gihe amaze iminsi 2 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo uwahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ni Joseph Kabila Kabange gakomeje ibikorwa by'ibiganiro agirana ngo n'inzego zitandukanye mu rwego rwo gushakira amahoro abarambye igihugu cye amubo yahuye nabo harimo abantu abayobozi b'amashuri matone za kaminuza aba professeur rw'ama kaminuza ibi bihatsiki bino bintu yarabikoze no muri Goma yego ndabyibuka ubundi buriya iyo ugiye ufata abantu bita opinion leaders abavuga ari kumvikana iyo uhuye n'abantu yahuye n'abahagarariye urubyiruko
ahura n'abahagarariye amadini n'amatorero, ahura n'abarimu b'amashuri ageze na za kaminuza. Abo bantu we ikinirimo kubagezaho n'umushinga afitiye kariya gace kugira ngo babone amahoro arambye. Na za namesha atagira Kisekedi harimo no kuvuga ngo abaye ngombwa yakegura kare kuko ibintu byaramunaniye. Oya byaranze byo. Rero guhura n'abari abantu abari igitego gikomeye, we araza kubitamo propaganda ye nyine muri mu mutwe yongere yigendere asige barimo kubitekereza. Ubwo rero niba yayibabwiye baragenda babwira abandi bakoraneho. Kandi no kuba yaraje muri Kivu y'Epfo yaramaje kubikorera muri Goma, muri Kivu ya ruguru bigaragara ko ari umuntu wizeye ko kara gace k'uburasirazuba bwa Kongo kari mu maboko meza y'M23, kuko uramutse urebye n'umutekano aba yahawe bari abahungu baba bagiye bamwisikote. Biragaragara ko arimo gushaka kujya kwigarura imitima y'abakongomani, kuko buriya hari n'abamukundagamo kandi batari bake. Ntabwo ayobora abantu imyaka 18 hatarimo igice kinini kigukunda, n'abandi batamwiyumvamo. Rero barimo kugenda abigaruriramo nuko bitangira rero, kandi urimo kubona ko biri mu nzira nziza. Kandi hari ahantu hari na General Makenga n'ikizigenza nabanye nko yibereye. Ariko nahoze numva Trump avuga ko ngo badakomeza kuvuga ko Iran ngirimo kugira ngo abanyamakuru bakomeza kuvuga kuri iriya ntambara nabo ngo bagiye gufatirwa ibihano. Trump se ibi ni ibiki? Uyu mugabo gashaka guhora mu itangazamakuru cyane nibyo yikundira, kuko kanya turabigarukaho mu magambo yatora yatangaje kuri televiziyo ya Iran. Yatangaje ibintu byinshi. Ubwo rero mu kanya urimo kuvuga kuri Kongo, rero buriya muri Kivu y'Amajyepfo abarundi bakomeje gutera ibibazo. Abarundi birumvikana aho nyuma y'iminsi bamaze bakora ubwicanyi bakorera abanyamurenge, twirwanaho yasohoye itangazo ivuga ko bafite amakuru ko mu misozi miremire ya Fizi na Uvira hari amakuru ko abarundi benshi bavuye muri Rumonge mu Burundi banyuze muri Tanganyika, ngo barimo gutegura ibitero bikomeye aho bazanyura mu Rugezi bayobowe na Hamada uzwi muri FDLR. Hamada rwose ngo bajye gutera rero ngo imihana myinshi itandukanye y'abanyamurenge. Rero abanyamurenge barimo kuvuga cyane cyane nyine twirwanaho M23, barimo kuvuga bati niba na leta hari amasezerano y'amahoro turimo muri Doha, nubwo hari byahagaze ariko byibuze hari byari kirimo gukorwa, ni gute abarundi barimo gushaka ibintu byacu kubidobya nkaho ari abene igihugu bacu? Bati rwose niba naza bitegura umuriro ukomeye, kuko ntago tuzabihanganira kuza kugumiza bica abanyagihugu bacu, mu gihe twebwe na leta turimo tutatekereza ukuntu twareba ukuntu tubinoza. Ubwo rero nanone muri Masisi, ubwo ni muri Kivu ya ruguru noneho tugeze, abazarendo batanye mu mitwe n'umuyobozi wabo witwa Ndayishimiye, aho bamushinja kubatererana bakaba bari gushira mu mashyamba ya Gatoyi. Bavuga bati mwego muragenda mukitamira amafaranga ya Kinshasa, twege inzara ikatwicira hanga n'ibikoresho byacu nibikeya twatere M23. Ejo bwa bwicanyi bwabaye ko gatatu, rero M23 irabakomye cyane abazarendo benshi. Ubwo urumva rero umuyobozi wabo waruje kubahumuriza batanye mu mbuto ngaho. Rero muri Remeka humvikanya amasasu, ariko amasasu menshi arimo imbunda nini, aho M23 hanganya na FDLR n'abazarendo n'abaki bose. Ariko nyine wari kari kubera ya ntambara baye kwa gatatu, umunsi w'ejo biri ari amahoro, no muri kino gitondo nta ntambara iratangira muri Warikare. M23 yabakubise bariruka muri no minsi irahana gusa, irabakubita yahize kigumira aho ngaho nta kubirukanganika bihora ati muzibeshye mugaruke. Yego, hano rero mu Rwanda murabizi ejo hashize twavuga kuri Karasira uzarambe Mabure, rero yisohonewe kuri ya mafaranga ngo leta yafatiriye. Karasira Aimable alias Professor Niga akunda no gukora cya kimenyetso cya Tough Gangs, kwa kunde afata kababo ariko yararangiye ngo yatangiye kwiregura ku mafaranga ngo yafatanywe, aho rero aregwa ngo icyaha cyo kudasobanura neza inkomoko y'umutungo atunze we, kandi ngo akaburana agihakana. Uyu Aimable Karasira rero ngo wageze ku rukiko ngo yambaye imyambaro isanzwe iranga abagororwa nyine mu Rwanda, yari yambaye n'amashapure 3 mu ijosi, murumva harimo kandi ngo n'igikapu ngo kirimo ngo ibitabo bya bindi binini cyane ngo ndetse n'impapuro nyinshi cyane. Yari yambaye isaha ku kaboko kandi amatara yo mu maso, ubwo n'amadurubindi cyangwa lunette, ngo ndetse ngo n'inkweto zo mu bwoko bwa boda zidasa, akunda kwambara inkweto zidasa bwo rwose, ngo ari ubururu urunda ari umweru, ngo anambaye rero ngo amasogisi maremare cyane y'umukara, gafite kandi gakajerekani k'amazi n'itirimusi mu ntoki. Ibyo bintu nibyo akunda kujya mu rukiko
afite ni Professor Niga yego ngo uruhande rero rwa Karasira ngo nirwo rwakomeje kwiregura cyane ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo atunze ngo ndetse n'icyaha cyiyeza ndonye Maître rero Bikotwa Bruce ubwo umwe rero ngo muwunganira cyangwa se mu banyamategeko bunganira uriya nyine Karasira Mabure ngo yavuze ko ngo gafite ngo inzitizi nyinshi ko ngo urukiko ngo rudakwiye ngo kwakira ibyo birego byose ngo birimo ibyaha bibiri ngo ari byo ngo kudasobanura inkomoko y'umutungo ngo atunze ngo ndetse n'iyo ndonke ngo ibyo byose ngo ntabwo abyemera ubwo urumva we ntabwo bakwirirwa bamubaza kuko afite abamwunganira ashobora no kuvuga ibitari byo ugasanga biragize ariko aravuga ngo hari amafaranga leta yamufatiriye ariko mu minsi ishize harayo urukiko rwamwemereye ko asubiza kugira ngo yishyure abavoka ariko anavuga ko yose bayarekuye ubu banavuga ko n'ubundi ariko yakamutunze muri gereza none se bayarekuye yakamutunze muri gereza ibyaha byo yakoze byo ku ruhande birahari akurikiranyweho uretse ko nanjye ndi mu bavuga ko no mu buzima bwo mu mutwe nabwo harimo akantu kahini kahoda no kuva kera ariko Professor Negaraza ariko noneho no kumuprofita ngo bamukoreshe babandi tujya tuvuga byarihuse bari bafite ukuntu akabana ngo Great News akabona agafaranga cyahise byoroha cyane urubanza ruriyo ariko aya amafaranga ariko niba muha amafaranga n'ubundi arebe ko yajya bagomorore komeza kugira kuko no hari abakenewe rero mu kanya twiza kubivugaho ko Minisiteri y'Ingabo ya Amerika Pentagon yavuze ko igitero Amerika yagabye ku ruganda rwa nucleaire rwa Fordo rwarangije bikomeye ni mu gihe rero umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko nta kintu kinini cyangiritse ahubwo ari amagambo y'ubwemeza asanzwe aranga Perezida Trump anavuga ko barimo kugira ngo yikine mu itangazamakuru bakomeza bamuvuge cyo kibazo avuga ati ahubwo twebwe Amerika twayikubise ahababaza ubwo twarasaga mu birindiro byayo byo muri Iraq n'ibya Ali Ude biri muri Qatar ati noneho kuki atavuga ibyo ibyabo byangikiremo tiko twatwikiye n'indege zabo nyinshi ntabwo yabivuga aravuga ati n'ubwemezi bwa Trump usanzwe mu yakumva ko atsinzwe niyo mpamvu atabivuga rero no mu nama rero yaberaga irahe mu Buholandi ya OTAN biravuga ko abaperezida bari bayitabiriye bavugaga ati Trump n'igihwahwanya ati amagambo atubwira amahanga ati agiye bagahita bisubira ni mu gihe rero yabanje kugaragaza ko ashimishijwe n'uko ibihugu byemeye gutanga 5% by'ingengo y'imari nyuma yahagera agatangira kuvuga ati Amerika n'ubundi baranibibagize basigaye bavuga bati rwose ni mu gihe yavugaga ko na Ukraine mu myanzuro yafatiwe hariya bavuze ko Ukraine itazigera na rimwe yinjizwa muri OTAN banavuga ko batazemera ko Iran itonga ibitwaro bya kirimbuzi muri iriya nama rero Trump rwose ngo arabacabiranya abahahanya cyane rwose yego hanyuma ikindi wamenya tugaruka hano muri Uganda nuko General Muhozi Kayinero Gaba yatumiye abanyarwanda muri Uganda nabibonye rwose abyandika mu kinyarwanda cyiza cyane na tweet ejo nayibonye umugabo mukuru w'ingabo za Uganda akaba rero ngo n'umujyanama perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba ari na se cyane cyane mu mujyanama mu bikorwa bya gisirikare yatumiye rero ngo abanyarwanda muri icyo gihugu ngo bajye kwidagadura ngo no kwishimira ibiruhuko ariko wamugane umuntu ufite konji oya no kuwambere ashobora kuvuga ko yarwaye ejo umwana ntawe uzakora kuwambere kwambere wakora ntabwo bazakora kereka abafite akatagira konje nkatwe oya konje guhe no guhera kwa kabiri kugera kwa gatanu ndavuga nyine benshi bazita ntabwo bazaza umuntu ukeneye serivisi ya leta ndakurahira ngo muri ibi bihe kandi dore iminsi 5 yose tugiye n'amatariki bizabihuye bazabahembwe urimo kumva rero izo konje nizibaye konjegezo ni konjegezo cyumweru cyose kabisa rero Muhoza ati bazi ariko hari umuntu ejo twaganiriye arambwira ngo kandi ngo wabamaje kubyina insinzi ndoze kare insinzi ngo baje gatanga umubyizi wabuzwa n'iki ngaho turebe ko abaganga se ntibishima abatagira konji benshi ntabwo bazayibyina PSF kari ikoresha abantu benshi mungandi masoro bazafunga imasoro bazafunga ayo maradiyo amateleviziyo se bazafunga ubu RBN ntibazakora kuko yari igihugu ngo barimo baraserebura kare mwagiye muri kubutesi niba yahawe abantu bakeya n'ubundi ariko kabiri inteko ishinga amategeko ntizakora nazakora n'ibindi uhera kuri minisiteri yatanze izikonje nayo ntizakora minisitiri enjoyment ariko bavuga konje ariko reka nkubwire Rwanda ruraryoshye ukamara icyumweru cyose mbabarira umbwire ko wa mbere abantu bazatanga umubyizi
umva ntawe bigeze kuba akazi kabaye saa 3 ukahagera saa 5 saa 9 mukaba murashoje ngo mugiye muri siporo rusange. ariko ngiye mbona bizahinduka nisharusi ibintu ntabwo ari byo. Akazi kari saa moya ubwo mufite imbaraga ufite imbaduko kifite imyuka saa 3 izuba ryavuye abavuye mu murima batashye mu mpeke wahinga ukarenza saa 4 ntabwo zigera ntabwo bikunda kuko abandi bajya mu kazi abandi bavuyeyo. ngo rero Muhozi abatumiye ngo muze muryohere Uganda mwe yateje muri no minsi Muhozi yafunze abakoloneli 2 muri Uganda. Hari no yohereje mu muntu uza mu noneho buriya uyu muza James yitwa General James ndaje ndamwibuka kuko mu minsi ishize na Birungi James Birungi uyu mugabo muri no minsi yaramaze ibyumweru 2 amezi 2 gusa amukize kuyobora ngo ingabo zirwanira mu misozi. Rero noneho kandi yahoze no muri Semayi basimbura kandiho Robert rero Abel uyu bivuga ko ari abakoloneli 2 Muhozi yafunze asanzwe ari inshuti za Birungi. Bivuga rero ko yamugize iriya kumwohereza kuba attaché militaire uri general bakujya mu gihugu nk'u Burundi kuko cooperation ya gisirikare no kwigeza biteye ubwo ariko bakugize militaire attaché uri general bakujyana mu gihugu nk'u Burundi ntiwenda kuzagura y'intwaro ntiwenda kuzakora amadiro igihugu ukajya kwirwa kuganira na FDNB zo ntabwo hariya ni Rugondene yamukubise umva yamwigijeyo kuko hano uri mu ministry runaka bagakugera nuza aleluya mina burya bakwigijeyo agatebe baba byarangiye kare nta gatebe banze agatebe kavuga mu Birungi rwose uramuhima ubwo kamuwede amuhimye Muhozi cya gisirikare mo kugikuramo ibintu byinshi urareba ko numvishe unayisoma biriya bintu yamaje kubona ko abantu bo mu gisirikare bakomeye bakwirira amakuru ko ADF nari ifite igitero cy'iterabwoba muri Uganda kugira ngo hasohoke amafaranga menshi ya operation ngo mu operation ariko basanze ari igihuha ngo nta kirimo. Abo rero nabo nuko bahindamo ubude bafunga Muhozi nta mikino afite. Gisakade yatangiye gucinya inkuru kwa Trump rwose ngo azamuye igihembo cyane. Nobel cyagiye avuga ngo nagabanya ino. Ngo nagambara yo muri Kongo n'u Rwanda. Nazamutora nk'asandatora. Rero ni mu gihe rero mu Burundi aho ngaho wohereje Birungi Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko igiye gufunga farumasi 3,000 zikora zitujuje ibisabwa. Nazazi zaba muri haraho ziracyahaba muri za butike. Neza kabungu mpereze na Ramusiri. Cyane. Banakagereza na Senun. Nakagohereza na zatimara ka paracetamol. Rero birabe bigomba kugira uko bikontororwa. Uburaya no gushaka ijwi ryiza ngo ni mu bitera abirusizi gukoresha ibiyobyabwenge. Urubyiruko rwo mu karere ka Rusizi rwatangaje ko ngo mu bitera cyangwa se mu birutera gukoresha ibiyobyabwenge ngo harimo uburaya, amakimbirane mu miryango no gushaka ijwi ryiza kuba hanze. Nkabo babitangaje ku itariki 26/2025 ngo itariki ngo u Rwanda rwifatanya n'isi mu kwizihiza umunsi wahariwe kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ni umunsi rero wizihijwe mu gihe ngo raporo y'urwego rw'ubucamanza rwa 2023-2024 igaragaza ko ngo muri uyu mwaka w'urwego ngo uru rwego ngo rwakiriye ibirego 5,413 by'ikoreshwa by'ibiyobyabwenge. Ni benshi gukora no gukoresha ibiyobyabwenge cyane. Abirusizi rero bo ngo bajye mu Buraya abandi ngo bagashaka ijwi ryiza bakunda Sarayese da Umuyobozi w'akarere ariko yabagiriye inama ibintu murimo ntabwo ari Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Fanweri yari muri babana b'Inyange yari muri babana b'Inyange ni n'umuvugizi wa association yabo abana ntwari z'Inyange nyine yari ari muri babandi bigaga mu 6 ndumva abacengeze baje bakarasa rero bamujyanye muri Rusizi nk'umuntu ufite uhavuka ariko nanone ufite icyo kintu cyo kumenya ikintu cyanda umunyarwanda bo bagize hakina kare ubu nabyise shimwe ntabwo waba nishimwe ntabwo ryabura ariko ntibyashobora hajya muri kaguca dushingiye kibu nishimwe cyane ariko hari umuntu wumva rwose kumva arabikwereka nakarere n'umundi kagaragayemo ibintu by'ingenge bitekereze ko mene ibintu byo kuronana cyane ibintu byitwa by'imizuzu na za sisi wenyewe abantu babyibuka ubwo rero reka
babwiye ko ibiyobyabwenge ngo byangiza ubuzima, asaba ababikoresha kubihagarika bagafata ibiribwa bitangiza ubuzima bwabo. Banywa inshyushyu, basoma ibitabo, bumve radiyo kuko ngo birahangayikishije. Ni mu gihe rero muri Kenya Perezida Ruto yabwiye abanyagihugu ati nta kindi gihugu cya kabiri twagira, ntabwo twemera ko mudusenyera igihugu. Ubwo rero yabivuze nyuma y'uko kwa gatatu habaye imyigaragambyo ikomeye cyane y'abitwa Gen Z, akaba ari urubyiruko ariko rwoshywa n'abanyapolitiki bo bigaramiye iwabo. Ubu ngubu bari Gatega Cago yaribereye muri villa ye, arimo kubira kuri televiziyo ukuntu abantu barimo kugira. Polisi rero yarabarashe hapfamo benshi, imibare ntabwo irimo guhuzwa, ariko nk'ikinyamakuru BBC yo kivuga ko ari abantu 80 bapfuye, hakakomereka abarenga 400. Urumva iyo tor ku munsi umwe. Kurumva rero ni ibibazo bikomeye cyane. Urumva rero Ruto nawe nta bya bindi ajya avugisha abantu aseka, ibintu byahinduye isura kuko noneho barimo gushaka ngo kumweguza, nta kindi kintu baramweguza, nibo bamushyizeho nanga abantu bavuga ubusa, abarimo kuboshya rero ni ba bantu nyine babasaza bari aho ngaho. Yego, hanyuma tujye mu makuru ajyanye n'imikino, tuza tunakomeza n'andi. Minisiporo cyangwa Minisitiri ya Siporo atangaza ko ngo bagiye ngo gutangira ngo bateganya kubaka ngo ibibuga birenga 60 bazajya bakiniraho. Nanjye nkibaza nti ko byubaka ntimunatsinde, ubundi bimaze iki? Hari umuntu abonye ejo udakora ku mantenda yemera ibyo bibuga barimo kubaka bazakinirwaho n'abandi, n'abasaza nibo bafite amafaranga yo gutanga ngo babikodeshe, bajya gukina ya mikino yo ku cyumweru no bagakina mita 3, mita ya gatatu yo nuko hagararuka ukagotomera. Mu gihe rero uyu munsi nanone mu bya basket, uyu munsi harakinwa playoffs ziraza gukomeza uyu munsi iyo bita game 4, aho APR Basketball Club iza kuza gukina na Patriots Basketball Club. Ni mu mukino ibiri herutse, Patriots yatsinzemo 2, bivuga ko iramutse itsinze uyu nguyu yahita ijya kuri finale. APR rero nayo kuva yava muri bari ndabona bitaza kugira abantu rero bakunda basket baze kujya muri BK Arena rwose araza ko bahiye ni mugoroba. Yego, ajyanye rero n'imyidagaduro nuko wa mubyeyi wacu dukunda cyane witwa Maria Yohana agiye kwinjiza abanyarwanda mu kwibohora. Ubwo nuko bani igitaramo kizaba rero tuzaba tubikurikiranye. Igitaramo rero cyiswe ngo inkera y'abahizi komeza ibirindiro, kizaba tariki 3 Nyakanga buri buke aba kwibohora. Yego, umuntu azaba ari konje, abantu bose abantu bazajye ku bwinshi rwose. Ni mu gihe rero mu by'imikino nanone turi mu by'imikino n'imyidagaduro. Mu mikino ya gisirikare rero ikipe ya Republican Guard abantu barimo kwitabaje pe, yego ni nawe kapiteni wayo yatsinze military police ibitego bitatu. Nawe yatsinze igitego nago, ariko mujye mu hapasa atsinde igitego abamediatere gutsinda ko barimo gutanga amapase, ariko nka kapiteni umuntu uri kapiteni agomba gutsinda, umuntu uri dinze ikipe bagomba gutsinda nka 2 cyangwa 3. ariko rwose mu Republican Guard birakomeye kabisa. Umwaka ugeze no zitoza Rigana nta kipe afite, yabaga muri special ariko nta kinaga kibamo special force yabonye atabyujuje. Nero ubundi muri nuza muri kano gaturuna bakora ko ibintu ngo byitwa pre-season yakinishije umukino utemewe birangira atewe forato kandi ngafite lisansi se. Ubwo rero mu gihe mu mikino reka concert yegare no gusesengura rero akaba hari umukinnyi w'umukongomani bitwa Fiston Karara Mayere akina ikipe yitwa Pyramide agiye kujya muri championnat ya Misiri. Ni mu gihe rero mu gikombe cy'isi cy'amaklabu ya Real Madrid yatsinze ibitego 3-1 cya Red Bull Salzburg. Juventus yatsinzwe na Man City 5-2. Ubwo rero mu kimwe cy'umunani Real Madrid zahura na Juventus, Man City hure na Al Hilal, naho Paris Saint-Germain ikine na Inter Miami ikina na Lionel Messi. Ni mu gihe rero Cristiano yasinye amasezerano na Al Nassr yo kuzageza muri 2027 akibakinira hembwo muri Yaridi. Umwe rero mu bajura ngo bacucuye Kim Kardashian hariya i Paris yapfuye rwose. ngo umwe mu bagabo rero ngo baheruka ngo kuburana ngo bagahamwa n'icyaha cyo kwiba ibintu by'agaciro bya Kim Kardashian hari pare mu Bufaransa yapfuye nyuma y'ukwezi gusa ngahamwe n'icyaha. Mwabantu ubwo nyine kabaye nta kundi nuko nguko bimeze. Hanyuma rero andi makuru abagezweho nona rwose binsanze hano ko masaha y'ijoro ryo kwita 26 Kamena 2025 ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo SAMIDRC zongeye gucyura ibikoresho byabo binyuze hano mu Rwanda. Bakunda kwitwikirije no kugendana n'amasoni. Niba bicyure bica Tanzania Malawi byambuke byambuke. Ibyo dore ko batenda kubishyira mu madege bizagenda n'amaguru aho byaziguhishaho. Ikindi wamenye nuko ngo abatinda kwishyura amazi bazajya bacibwa inyongera ya 5% abanze kwishyura ngo bashyirwe no muri CRB. Inka byahinduye isu. Ni mu gihe nyine wa mugani agiye kujya aba prepaid nkuko umuriro kwishyura mbere
bitwaye uko umuriro umeze rwose ariko hari n'ahandi hantu bikoreshwa aramutse wenda basaka bizatuma ikora neza wenda akora neza kurushaho we sinzi mugani wawe. Ni mu gihe rero muri Gaza igitero cy'indege za Israel haguye abantu 56 higanjemo abapolisi bari mu iperereza ku mfashanyo zaherutse kwibwa. Ni mu gihe Amerika yemereye miliyoni 30 z'amadolari urwego rushinzwe ubutabazi muri Gaza. Ni mu gihe muri Uganda NUP yemeje ko izahagarirwa na Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine mu matora azahanganamo na Perezida Museveni nk'ubushize ko n'ubushize bari bahanganye. Ni mu gihe rero muri Korea ya ruguru uwitwa Kim Jong Un perezida wayo yafunguye ikintu cyitwa Hotel Complex mu murwa mukuru Pyongyang. Ni ahantu heza cyane hari hotel banza y'inyenyeri nk'ijana ntabwo ari zisanzwe bigaragaza complex nziza hari beach hari ibiki byose abantu bavuga bati kumbi bimwe abanyaburayi urwo batubeshya mu itangazamakuru Korea itembere kuriya. Ni gihe rero Irani yo yatangije umukwabo wo gufata intasi za Israel zajyaga ziha amakuru muri Mossad kuko ntago yumva ukuntu ibikoresho byinshi bya Israel byinjiye bikarangira n'amadrone bayestariyemo hari bagasenya ibitwaro byabo buri indege zaje zisanga basanzwe bakora abamaje gufatwa rero ko ari benshi ariko bose arimo gukatirwa rwo gupfa nta mikino ijya kuba kwa aho no rucabana nuko nguko bimeze rero. General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ngo kaba n'umujyanama wa Perezida Kaguta Museveni mu bikorwa bya gisirikare. Ubwo rero yarimo abwira abantu ko ngo bagomba kujyayo ngo nyaboneka ngo munywe mu rugero mutaza kuzabura uko musubira mu kazi ko byabo yabivuze. Muhoozi yabwije ukuri mu gihe mu gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo cya Ecuador polisi yataye muri yombi umucuruzi ruharwo w'ibiyobyabwenge witwa Fito. Uyu akaba yaramaze umwaka umwe atoretse gereza. Ni umwe mu bantu bakomeye cyane muri Amerika y'Amajyepfo afite na cartel cyangwa se ino mitwe y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge bamufashe ariko n'ubundi bizwi ko yari yakoranye na polisi kugira ngo atoroke. Ni mu gihe mu Buyapani umugabo witwa Tokahiro wamenyekanye nka Twitter Killer akaba yarisha abantu 9 bahuriye ku mbuga nkoranyambaga akabatumira muri apartment yakabiciramo nawe yabaye nka kazungu. Polisi yamukatirwa namini urukiko rwamukatirwa gufahita bana mu nyonga nta bintu byo gukina. Yego bana yabaye kazungu kabisa. Iko bimeze ntago byoroshye. Nanone Ikenyanga bigaragamya ngo barashinja kugerageza ngo guhirika ubutegetsi ariko ngo ntago byabahira kuko ngo abenshi barimo baranabigwamo. Hanyuma muri Texas ho ngo yatunguwe ngo no gusanga yarasezeranye byemewe n'amategeko atabizi. Nkaho ibyo ni ibibazo bikomeye cyane. Yego mu gihe rero mu bitero Israel yarayigabye mu mujyi wa West Bank nanone yo muri Palestina yishemo abantu 3 harimo n'umwana muto w'umusore rwose imyaka mike cyane. Israel yo nta mikinirwa barasa hako abantu baracyasenga Imana ya Israel ngo bari nishango barayisenga da baracyabivuga Imana ya Israel na Isaka na Yakobo abantu barasaze. Uyu munsi ugaragare ni wowe Mana yawe ngaye nguko reka twitahire. Abashabitsi nabo ndabona bamaze kuhagera naho kuwa mbere sibyo mwe mushaka ko amazi bikorwa byanyuma dusanga hano muri Centre Saint Paul bitihise muduhamagare kuri 0788 ingenderwe Matseri mbifurije gusaza mudasabirije kandi Uwiteka